ndi umukobwa ariko ngewe ntabwo nyiri umukobwa numva ko ndi umugabo. Ndi umugabo kuko namaze no gushaka, mfite umugore. Mubana mu nzu? Turabana. Irabizi neza ko ndi umulesbienne, mfite n'umugore rangije kanzi imbere nge none yamye abahungu bose. Uriya rero yagombaga kubera abandi urugero. Ariko wakoze ikintu kitari cyiza, waramukubisura namuvuna. Ubu tuvugana afite bande yizitse ku kaboko. Ni azakira se birarenze. Gusa nyine nawe mpaye sinabyanga, napfa kwihangana nkareba. Nkuko bisanzwe ni kuri Kigali 250. Mbashimira kuba mutwereka yuko mudukunda kandi mudukurikirana. Mbabwira yuko natwe tubakunda kandi mbabwira yuko utameze neza, uwaba arwaye, waba afite ikindi kibazo yihangane, ariko Imana izamufasha. Ariko mbabwira yuko natwe tudahema kugira ngo tubagezeho ibiganiro bikuruhura mu mutwe, ibiganiro byigisha, ibiganiro byo mu buzima busanzwe tunyuramo mu buzima bwa buri munsi. Reka wenda ntangire mbabwira ko imbere yanjye hari umukobwa mwiza, umukobwa wenda usa neza, umukobwa ufite tatuwaje. Araza kutubwira tatuwaje afite ni bwoko kisobanuye iki, yambaye agakweto k'umukara keza nimba muri kubibona. Reka wenda ntangire mubaza amakuru yawe umeze. Akuru ni meza. Urasa neza? Merci. Makiyaje witeye ni nziza, karoje wisize karasa neza. Watekereje gute kwambara gutyo, ukisiga agatiro gutyo ndetse na karoje, bitekereje gute? Nyine nibyo nateguye, nyine ko ngomba kuba nsa gutya. Ako kantu kari mu gahanga bwa mbere na mbere kambanze nkakubaze, gasobanura iki cyangwa kitwa ngo iki? Akaba kita agateta. Agateta. Hari umuntu nigeze kumva avuga ngo bakita faka. Nyine aba ni ijambo numvanye umuntu ngo kano bashyira hagati nyine y'imisatsi ngo bakita faka, abandi ngo ni teta. Tita byaturutse cyangwa se kuba bakita faka niko kita? Gusa nyine abantu bakita amazina atandukanye, ariko ngenzi ko kitwa agateta. Agateta ubwo byaturutse kuri rya zina ry'umuhanzi witwa kuko nawe umuntu wa mbere wakadukanye niba nibuka neza. Gusa ndagakunda. Gusa nyine reka nongeye nkubwire ko usa neza pe, uragaragara neza, urasa neza. Nimba ruko wenda hari n'ikirere kiza simbiza, ariko uburyo ugaragaramo no uburyo bushimishije kandi bwiza. Reka wenda nika gutinda mu magambo, nguhikaze kuri Kigali 250. Murakoze. Wenda abantu barakuzi batuye bakubona, ariko kuri Kigali 250 ndumva aribwo bwa mbere bwahagaragaye, aribwo bwa mbere tujye kuganira. Wakibwira wenda cyangwa swibutsa abantu amazina yawe kugira ngo nuko ubonye ahandi ahite yibeka ko ari wowe. Amazina yawe witwa? Nitwa se Ariete. Ariete nyuma zina y'ababyeyi? Ni amazina y'ababyeyi, ni nayo nkunda no gukoresha. Uwo se Ariete ni umukobwa cyangwa n'umudamu? Wenda araza kudusobanurira. Wamenyekanye cyangwa se waje kumenyekana agaragara nk'umulesbienne, sibyo? Nibyo. Ubwo nangize ngo ngiye kubeshya ngo nyomoze kuba Ariete cyangwa se ari umukobwa. Ukwibanza tumuna amatsiko, uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ndi umukobwa ariko ngewe ntabwo nyiri umukobwa numva ko ndi umugabo. Tugiye kuganira umuntu ufite amatsiko yo kumenya ese abalesbienne babaho bate, baba mu buzima butandukanye. Kugira ngo witwe umulesbienne bisaba iki? Udukurikire kandi nimburi nawe ntago ari ibintu bitangaje, ni ibintu bisigaye bisanzwe. Uguraza kumvamo impanuro zawe, nimba witinya, niba hari ikindi kibazo bifite uraza kugira. Reka dutangirane na Ariete. Ariete, watangiye ryari kuba kwiyumva kuri umulesbienne, waryamana n'abakobwa?
maze umwaka umwe. Wiyumva gute jewe nyine gutyo kuvuga ngira ubuntume byanantangaje nibwo nabona umuntu ubyiyemerera ati njyewe ndiwe birenze ntabwo birenze ubwo urumva rero ubu twicaranye uri kumbona nk'iki imbere yawe wasanga wankunze byatari kuri wowe kubona umukobwa imbere yawe nko kubona iki usugora uhita utangira kumva kureba nimba watirita nk'uko abatipe babona umukobwa wa kamera nawe ni kwitumira ariko ntabwo nyine umukobwa ari we wese ariko mubona ngo mwishimire biterwa uwo mbona nkumva ndamukunze n'ubona ukabona bitava hano mbabona wapi none tuzi ko mu barezi BN habaho umugabo hakabamo n'umugore wowe uri gikira umugabo cyangwa uri umugore ndende umugabo kuko namaze no gushaka mfite umugore mubana mu nzu turabana mubana kutabitangaje si cyane ubwa mbere bivuze cyangwa ntavi wateye ntaki yarateruye nawe ubona atereye ivi imbere yaranyanze nyine mbona sinagumya kubaho njyenyine cyangwa se anambona akansuzugura akanca amazi mpita mbona ikindi gikobwa nyine sire byemera bwo bivuye gusa byanshimishije ko nasanze nawe ankunda yarankunze nabimbwire nyine turahubuza ariko ndashaka kuzabishyira ku karubanda tugakora n'igikwe ntabwo abantu bamuzi se baramuzi reka wenda ntangire ku bijyanye ukinjira mu barezi BN famiye yawe famiye yakiriye gute kumva yuko umwana wabo cyangwa umukobwa wabo w'imfura cyangwa se w'imuhererezi cyangwa urimo hagati y'abandi bana ahindutse umurezi BN agiye kuryama n'abandi bakobwa kandi wenda bari bazi kuzabazanira inka bazaza bagakwa famiye yabyakiriye gute bacyumva icyo kintu ko wagikoze cyangwa kugikora famiye yanjye ntabwo irabimenya teka nimba yibona ku mbuga kwitangazamakuru sugwa ariko njye ntabwo ndabibabwira ntabwo banabikeka cyangwa ngo guhamagara kubaza ati oya kereka ahubwo murumuna wanjye bakuru banjye nibo babimbajije nyine ako ntabwo nabibahisha ntabwo nahisha ikintu n'ubundi nzabagaragariza kigaragara n'ubundi wasanga baranakubonye murumuna wawe ameze nkawe cyangwa se yifuza kumera nkawe ubuzima bayo ntabwo yabyifuza kuko abangira inama ambwira ati ibyo bintu si byiza njye ndumva mfite n'igisebo cyo kwitwa umuvandimwe wawe ariko nyine ayo mwana uzabyumva ni iki kintu se wabonye byanze bikunze waba warabanje kuryamanaho n'abasore cyangwa se nyine kuko iyo ikintu cyanze uba ufite impamvu cyanze nimba wahisemo kuba umurezi BN ubwo hari ikindi kintu cyakubayeho cyerekeranye n'abasore tubwira ikintu cyagukuye mu kuba uri umukobwa uteretwa n'abakobwa cyangwa se washakwa n'umugabo ukumva ko ugiye kwitwa umugabo mu rugo rwawe ugashakana n'umukobwa ni iki kintu cyatumye wiyumvamo yuko uvuye mu rugero rwo kuba umukobwa ugiye mu rugero rwo kuba umugabo nyine nakundanye n'abasore benshi batandukanye ariko bakagenda bambabaza cyane noneho watumye mfata umwanzuro we twe tumuranye imyaka 7 dukundana umwansabaga yego ari myinshi mwapfuye icyariye ye naransabaga ati wambabare ukambyarira iki ukabyanga oya nyine naje gushiduka byabaye wapi naratwise nyine maze kubimubwira umva yahise mpinduka bimwe bikomeye arampinduka cyane ambwira amagambo mabababaje umva nyenda babara nkibaza n'abandi bagiye bankomeretsa umutima ndababwira n'ubundi bintu mfata indi myaka 2 ntakundana n'abasinguri wenyine warahisemo kureka none umwana waje kubyara umwana ndayavuyemo yarabaye nyine nta mwana ufite icyo uwo mugabo mwabyaranye byarangiye gutyo ntago wabyaye bw'indavu nyuma y'iki gihe ntago wongeye kuba wakundana n'undi musore cyangwa wagerageza kumva yuko waha undi umuntu amahirwe basukagerageza ukareba ko bikunda oya ahubwo nibwo nagiye ntangira kumenyana n'abakobwa gutyo
ubwo nyine bagenda bandarura nanjye okay wo twahuye mbere gatoya ugitangira gutandukana n'uwo muntu wakubabaje wo musore wenda reka tuvuge ko nyine urumva warahakomerekeye nyuma nyine wari ufite wenda inshuti z'abakobwa zisanzwe hari abandi bakobwa ariko mwari muziranye nyine batumye wisanga nawe uri muri iyo ngeso yabo mwagenanye bagushyira muri mood gute rero babigushyiramo gute kugira ngo wiyumvishe yuko nyine ukwiriye kurekana n'abahungu ugakundana n'abakobwa byakujemo gute babigushyizemo gute babikumvishaga gute bakubwiza yuko ibintu urimo atari byo bo byumva gute wowe nyine kugira ngo wumve ukwiriye gukurikiza inama zabo nyine nabo bari bazi ukuntu nababaye nagiye mbabara kambwa tubundi gukundana n'abasore nta cyiza cyabyo mbwa turetse guturika umutima nimba ari cyo ubushaka kumambwa ati ubundi ukundana n'umukobwa mugenzi wawe nta kibazo wagira nta kubabaza nta nda ntaki nuko nyine bigenda binzamo gake gake uko bagenda babinyumvisha nshiduka nyine nanjye byabaye reka wenda umuntu hari amatsiko abantu bagira bibaza se iyo muri icyo gikorwa cy'urukundo reka mba ariko mbyita mubikora nyine bikorwa gute kuko mwese muri abakobwa kumva ngo kana kandi uwo mugore we ngo ndi umugabo we ngaranshimisha ibintu nk'ibyo nyine ni ibintu bitangaje cyane nyine utabasha kumva kuri wowe nyine biba bimeze gute kwishima uburyo wishimana n'umugabo uburyo wishimana n'umukobwa ni ibintu bihuye cyangwa hari ikiruta ikindi umva kwishimishanya n'umukobwa mugenzi wawe umva ni ibintu byiza birenze cyagiye uri kumwe na wa muntu cyane nta nubwo igitsina gabo wagitekereza ni ukuri nibaza bikorwa bite ise ni amayobera njye mbifata nk'amayobera nyine iyo shusho yabyo mubirimo nicyo kintu umuntu ahita yivuga se ni ibanga ry'akazi niba ushaka kubimenya uzamenye n'ubibona uzame kugira usobanukirwe ntabwo njya nanga bivuze ngo ucyajya uhura n'umusore ni bibi bitandukanye n'uburyo biratandukanye cyane ibyiza ni ibihe rero ibyiza ni ugura n'umukobwa mugenzi wawe kuko baragushimisha nyine murishima bimwe birenze sinzi ko nabikubwira ku buryo ku mukobwa we ni ibirenze ku musore byo bumvaga ari ibisanzwe ni nk'akahe kantu nyine nk'uno icyo bita gutegura rero umuntu mu gihe wenda kujyana muri mudu tuzi ko abasore wenda gukoraho ugashyira ukumva biraje ku bakobwa iyo wenda tuvuge uri kumwe n'umuntu mukundana cyangwa se n'umukobwa wawe nyine muri kumwe n'umushere wawe ni iki kintu mukorera nyine ukumva nyine urishimye uwo nguwo watubwiye ko ufite gahunda yo kubaka cyangwa se yo kumushyira mu mago nihekeya umuha ku buryo yumva yuko nyine uri umugabo mu rugo ukwiriye kumubera sheri cyangwa se umugabo mukabana mu rugo nakaye gakeya umuha ukumva nyine arishimye cyane ku buryo wumva ko uzaguma muri ibyo bintu urimo ku buryo wese wibagirwa n'abahungu keya zo ziba ari nyinshi kandi umukobwa mugenzi we muhaye keya si byara ukuntu umuhana keya mwese mukanyurwa keya cyane nyine keya umukobwa wamuha nyine nk'uko umuhungu we ntashaka kuyiguha izo yaguha nawe waza umukobwa mugenzi wawe ubu tuvugana waryohewe n'abakobwa kurusha abandi bantu bose n'uwo mukobwa yagukozeho akagusoma uba wumva ari ibintu birenze mugasobora ku munwa ngo ku munwa gusa ku kijyanye rero no kugira famiye rero iyo uri umurezi biyene kugira famiye kiba ari ikintu kigoranye gutekereza kugira umuryango uwo wenda wagize ibyago reka nkwihanganishe kuba inda yaravuyemo ya mbere ubu rero kujyanye na famiye no kugira umwana iyo abarezi biyene ntibapfa kubyara ntibabyara noneho wowe rero ko wagira famiye wabyara ubitekerezaho iki cyangwa uzabikomeza nyine ube utabyara umere ube nk'umumansi reka kubyara ntabwo bigezweho ni stress reka none se gusaza gutyo nta mwana nta muryango wawe ufite njye marumva nakwishimisha gusa ibintu byo kubyara wapi
kareka ariko buri kintu cyose kigira nyine ibyishimo kigira naho kigarukira. Kwishimisha bitafite aho bikugeza. Ushaka kugira akana kakwita mama nabyo ni ibintu biryoha, ushaka kugira umuryango nabyo ni ibintu biryoha. Urumva uzakomeza biriya bintu mpaka ukarinda usaza ukiri umulesbienne utatekereza kugira kereka n'ibinzamo nyuma ariko ntago byanzamo. Gusa umuntu nakunda yabameza ate koko unanuza amaboga aranyiruka ariko wimitamo ukuri ambwa numva jema ndi mugenzi wawe ntukamenyere. Bivuze ngibonye umusore umubonamo nk'umusore mugenzi bamure mugenzi wanjye. Iyo ugiye nko gutereta rero umukobwa rero wakunze tuvuge ugiye gutereta uri nko mu hantu habaye agapari ukuntu kugira ngo uterete umukobwa ugendera ku nyine ubwo nyine ubumeze nk'umutipe uri gutereta umukobwa ugendera ku ki ukunda umukobwa umeze size iba ari igikara iba ari inzobe nyine kuko buri muntu wese agira uguye akundamo. Ngo rero ugendera ku ki kugira ngo uvuge uriya mukobwa uriya mubebe kabisa ni sawa byavamo. Njye nkunda umukobwa munini ufatika kabisa amataye ahubwo umukobwa unanutse ntabwo namwiteza. Nca umukobwa munini ufatika uteye neza ndamufata nyine umva sha w'inzobe w'igikara mugufi w'imibiri yombi utari muremure cyane utari na mugufi cyane uteye niyo twatureshye ntariba ariko mwiza kabisa munini ufata ukumva urafashe. Ivuze ngo ufata ukumva ubu ufata ikize hari aho ntugifata umva sha namufata simba ndi umugabo we. Bivuze ngo rero mu rugo ni wowe mugabo ni wowe utanga iposho ni wowe ugabura ni wowe wishyura inzu buri kimwe cyose. Kuba rero wumva yuko abagabo wenda basanzwe batari nkawe bafite inshingano nk'izo nawe ukaba ufite izo nshingano byumva gute cyangwa se ubifataho iki ku bagabo bafite ingo zabo kuko nawe ufite urugo ugaburira ufite urugo wishyura amafaranga y'inzu n'umutekano byose ubibona gute mu nshingano z'abagabo rero uri gucuma muri iyi sha nyine urugo ruravuna abagabo nabo baravunika ariko njye ndashaka kumushakira nyine icyo gukora tukajya dufatanya. Ubu akazi afite ubu ntabwo sinshaka ncika ntabwo nshaka ava mu rugo ufite ubwo ko bazamugutwara kandi abakobwa barahari anciye inyuma byo sinamukumbura ariko ndashaka kuzategura nk'ahantu ho gukorera tukajya dukorana ntawe usiga undi. Kuri ubu ngubu Ariyete ari we mugabo mu rugo akora iki? unundi ndikorera. Ukora iki nyine? Ufite business wikorera? Umugore yirwa mu rugo atetse ategereje umugabo. Abagomba kuntegereza. Ku baturanyi muturanye cyangwa se ku baturanyi baturanye namwe babafata gute? Hari abantu benshi bayifata nk'ari ubusazi bayifata nk'ari kuba bafite ikibazo ntago babafata nk'abantu bakabaha akato cyangwa bakabona ko mwataye umuco. Muri karitsiye abantu babakira gute kuba abana abakobwa babiri babana kandi bizwi yuko baryamana? Nurumva ntago abantu bose babifata kimwe ntago babyakira kimwe gusa harimo babizi ko bibaho kandi abakumva ko umuntu ikimurimo nyine agomba kugikora ariko n'utazi naho washaka gutera amabuye ariko umaze kwiyakira cyane byonyine gutinyuka kubivuga nuko namaze kwiyakira nta nibirenze. Kubivuga byo ni ikintu gitangaje kuba umuntu abyemerera ubwe ni ikintu nyine uri proud yacyo ba wiyumva amatari ikintu uri mu guhishahisha. None ku bijyanye n'uwo mugore wawe cyangwa se mufiance wawe kuri we cyangwa se famiye ye ntago baraza kukubwira ati uri kutwangiriza umwana uri kuturarura umwana nyine ngo wumvugize ubwoba cyangwa utekereze ko wamureka? Oya gusa nyine we telefone yanayikuyeho nyine kugira ngo ababyeyi batazabimenya nako turi gutegura uburyo nzabanza mujyane iwacu mwereka ababyeyi nawe nyuma zanjyane iwabo anyereka ababyeyi babyakira batabyakira. Ikintu kijyanye no kubana se uragiteganya kuko ubura umugabo ni wowe bireba niba uzaporopoza niba uzaterura
babyita guca mu cyaha hafi situzi kuzabigenza. Urateganya kuzabana nawe cyangwa ntagare uteganya kubana nawe, cyangwa niba ubiteganya urabiteganya ryari kuvuga ati ngiyewe mfashe umwanzuro ngiye kubishyira ahagaragara shaka umugore nubwo nanjye ndi umugabo? Turabana mu nzu uretse ko tutarabishyira ku karubanda nyine ngo abantu bose babimenye. Turabana, igisigaye nyine no kubimenyesha famiye zacu. Kuri ubu ngubu kuba wemera kuri umulesbienne, nta bantu mu nshuti zawe ukiri umukobwa mwagendanaga mwasangiraga, bamwe mu nshuti zawe ntago bagutinye bakakwanga bakavuga ati Ariete yarahindutse, ntagakira umukobwa mugenzi wacu, afite izindi ngeso, nyine afite utugeso tutari twiza, ntago wigeze bitekereza ibyo bintu? Nyine byabayeho cyane, na nubu hari abatarabyumva batarabyiyumvisha ngo Ariete warasoze, wabaye iki, watewe n'ibiki. Bivuze ngo hari benshi mwashwanye mupfa ibyo bintu cyane. Egoko hari abatakiri inshuti zanjye, nk'uko hari n'izindi nshuti nge nungutse mbigiyemo zimeze nkawe, nizo utameze kimwe. Rega hari umuntu wumva ko bibaho, akenyeshe nyine nizimeze nkanjye. Hari umusore wagaragaye rero nari natinze kubikubaza kugira ngo wanze utubwire wenda ubuzima bayemo, nimba ari ubuzima ufinwe kumva ntacyo bigutwaye. Hari umwana w'umusore cyangwa se umusore wagaragaye aje kugupropose ko mwakundana, umwamaganira kure, uranamukubita, ajya n'ikibazo cy'imvune. Kiriya gihe nakeka ko navuga ko wikunze cyane, kuko nimba umutima wari umuzanye ngo umuhe urukundo ukamukubita bingana kora kugeza avunika wararengereye. Ni igiki wavuga kuri ikintu wakoze kitari cyiza kitanashimishije n'abantu? Gusa nyine nabirenze, ndabizi neza yuko yaje kumpropose kandi nawe abizi. Ino mu tipe yarabizi neza, yarabizi neza ko ndi umulesbienne, mfite n'umugore, rangije kanzi imbere nge, none yamye abahungu bose. Uriya rero yagombaga kubera abandi urugero. Ariko wakoze ikintu kitari cyiza, waramukubise uranamuvuna, ubu tuvugana afite bande yizitse ku kaboko. Ni kuzakira se birarenze. Wenda kubura umulesbienne ni byiza, ariko se wiyumva ko nta musore cyangwa se nta gitsina gabo cyakongera kukugira imbere, mugirana ibihe byiza, mukundane, nubwo wahemukiwe ariko wumve ko uzongera kugaruka muri modu y'abasore cyangwa kundana n'abasore? Byose nanabitekereza, niyo nabirota mu nzozi. Cyangwa ufite ikindi kintu wamuhoye kukakirakana iki? Uyu uko yaba ameze kose, amaboga aranyirukaho ni menshi, arenze, ariko nkababwiza ukuri. Ako namba nabo wenda biba bibatunga igihe baba batabizi. Ako kariya karabizi neza ngo barete ngiye kumukura mu butinganyi. Arashaka kugaruka mu nzira nzima ukava mu buyobe? Ni impuhwe se buriya mfitiye cyangwa? Yavuze ko yakubonye ko uri igikobwa cyiza kwiriye gukunda, kandi akeneye ko umuha umutima we. Kuba yarashyize amarangamutima ye hanze si ikibazo, ntabwo ari ikintu yazira, ariko nawe wabikoze mu buryo ugaragaza umujinya, wamukubise mukubita imbwa cyangwa ukubita inka. Uramukubise umumanukana hepfo murinda murenga ukiri kumwirukana. Ako namuhakaniye, ntabwo narengereye, kuko namuhakaniye ntiyumva, akajya kabumya akakanza imbere kambwira ubusa. Ubwo rero nananiwe kontrola umujinya wanjye. Kuri iyi saha umuntu usore cyangwa umuntu waba uri kubona Ariete akabona ari umukobwa mwiza, afite gahunda yo kugufasha ukava mu bulesbienne, cyangwa yifuza ko mwakubakana umuryango mukagira famiye, ni iki kintu yakora basi wumva cyatuma uva mu bintu wagiyemo ku buryo wakenera umuryango, ukabyara abana, ukagira famiye, ku musore wifuza yuko wabivamo cyangwa wifuza kugushyira mu rugo mukabana kakwibagiza agahinda wagize? Birasaba iki kugira ngo ibyo bintu wishyizemo byo kuba warababajwe, basi niba hamanitse umuntu uguhoza muri wagize kugira ngo bivemo bireke ugaruke ube umukobwa nk'abandi? Sinzi ko napfa kubona umuhungu nizeye ko afite umutima muzima, byamaze kumvamo no kugira ngo sinzi ko nakongera kubyumva, cyangwa se ntabwo nabyumvisha. Happy wamaze kwishyiramo ko abakobwa bakuryohera kurusha abagabo? Kandi bajyana umutima mwiza, ntawe turashwana, ntawe uranca inyuma, ntawe urambabaza, ubwo se ni beza cyane. Ahubwo ni irihe tandukaniro riri hagati y'abagabo n'abagore? Kuba warakundanye n'umusore akakubabaza wenda twabyumvishije,
mu bijyanye no kuguha care rero kukwitaho uburyo uwo musore mwakundanye uburyo abasore mwakundanye bakwitagaho uburyo uwo muntu ufite muri kumwe muri gahunda yanyu mwenda no kubana burya kwitaho ubona abagabo bazi gutanga care kurusha abakobwa cyangwa abakobwa nibo bari kuguha care kurusha izi bahungu baguhaye abakobwa nibo bari kumpa care nta n'amahuriro kandi nabikubwiye na mbere nta n'amahuriro umukobwa ntabwo nubwo nawe mbona utabyibushye nyine nk'abakobwa kuda ntabwo byese icyiza nuko ukunda abanini kandi njye ntabwo ubwo byarangije navuye mu mubare tayari gusa nyine nawe umpaye sinabyanga napfa kwihangana nkareba nasanze ufata uwo nguwo ufite ushaka gusa nyine ntabwo ndarya umukobwa nyine unanutse nuko umurya ukumurya nyine se iyo mvuga nyizi ku batipe ngo karakana narakariye none nawe usigaye umeze nk'abatipe ati sindarya umwana umeze gutyo cyangwa sindarya umwana unanutse burya abana babyibushye babyibushye no babandema nawe kubyibushye njye nyine ntarimba nshaka kunduta mu bunini ubwo ukurusha kuri tayi andute twabonye rero afite tatuwaje ku kaboko yitwereke turebe iyo tatuwaje rero ivuga iki nimba ari indabo sinzi ivuga iki iyo tatu isobanuye ibintu byinshi gusa isobanuye ngo mu buzima abantu twese turangana waba umukire waba umukene abantu bose ni bamwe kuko iyo mupfuye mujya hamwe nayindi tatuwaje ufite ku mubiri wawe ndayifite nyine iyi ngiyi ikinyugunyugu iyo ntabirenze nuko nyine nkunda tatu y'ikinyugunyugu ahandi hantu uyifite cyangwa uteganya kuyishyira nyifite n'aha ni gake gake uri kugenda uzongera ubutaha uzabashyiraho n'izindi oya ntabwo nzongera gushyiraho tatu nyine izi zirahagije nizo nashakaga reka dusubire muri bwa buzima ukiri umukobwa ugikundana n'abasore reka twirengagize wa wundi wakubabaje ibyo wabidusobanuriye kandi twakwihanganishije ni ikihe kintu cyagushimishije ni ikihe kintu umusore yagukoreye ukiri wariyete wa mbere ukiri umukobwa ukumva kuko byanze bikunze nubwo byarangiye nabi ariko hari n'ibihe byiza mwagiranye ni akahe kantu keza byibura uvuga uti yewe nubwo byagenze kuriya ariko byibura hari akantu keza yankoreye umunsi umwe nubwo bitarangiye neza gusa nyine nakoreye n'abasore bakamakeya nkumva ndishimye ariko nta kintu cyiza cyabo navuga kuko nakundaga keya zabo ntarahuza n'umukobwa ako aho nahurije n'umukobwa nasanze za keya z'abahungu zabaye imfabusa kuri njye uwo mukobwa mumaranye igihe kingana iki uwo mugore wawe ntabwo ari kinini cyane tumaranye amezi 6 ni akahe kantu cyangwa nihe mpano wari wamugurira kuva mwakundana nk'umuntu ukunda cyane nk'umuntu uguha keya nyinshi nihe mpano wigeze kumugurira wenda ku munsi mwishimye cyangwa se iyo mwishimye nihe mpano wigeze kumugurira ikamushimisha kuko uri umugabo nihe mpano rero waba waramugurira muha impano nyinshi zitandukanye kuko ndamukunda nk'iyo ngeze hano hari akantu keza nza akunda ndakamugurira kandi kakamushimisha ariko wenda ngusabe ntarabyibagirwa wazanyemerera ukazaduhuza nawe cyangwa se mukazana mukatuganiriza niba we ntacyo bimutwaye cyangwa we kuko iyo umuntu agiye gusabaza umugabo ntabwo we namubaza ngomba kubaza umugabo we nyakubahwa wakemera ko mufasha wawe twazamuganiriza mukaza mukatuganiriza muri kumwe tukareba umuryango mushyashya nyine ubuzima mugiye gutangira batubwiye ko mwenda kubana wazatwemerera ukazamuzana tukabaganiriza mwese muri kumwe nta kibazo nzabimusaba ke naganya nsuzugura aranyubaha nk'umugabo ubundi uba umuyoboye rero iyo uri kwitegura kujya mu kazi mu gitondo urumva nk'umugabo ufite ukuntu utinyitsemo mu rugo
urabyuka ugasanga ibyo yabiteguye, ugasanga utuntu twose yaduteguye nk'umugabo nyine, ugasanga ku meza umugati wagize byose byateguwe, usanga bihari byose. Gusa dufite umukozi ariko nawe arabyuka, akabyuka mbere yanjye, akajya kumufasha kuntegurira urukweto nkasarura hanaguye, umwenda ndi bwambare wateguwe, umva buri kintu cyose. Ukavuga ati narashatse kwe. Umva noneho tureba ubuzima bwe ukavuga ati narashubijwe, naratomboye. N'akaye kantu wigeze kumukorera avuga ati kano kantu tisheri karakana ejo wankoreye karanshimishije cyane, nyine muri keyo muhanyine uburyo mwitaho, akantu wamukorera akakubwira ati rwose mugabo wanjye reka mbivuge muri urwo ry'uko ni nako bimeze, karakana ejo wankoreye karanshimishije. Ubundi we akunda iyo muhobe nkamugwamo nkamuyambira, nicyo kirakunda mu buzima cyane. Mbese rumva mbese ndamukumbuye. Ubisigaye mu rugo? Yasigaye mu rugo. Ategereje ko umugabo ataha? Tugiye gutaha. None ko mara biri kugusetsa. Kirwa bifashe nk'ibintu birenze. Ntabwo birenze, ahubwo nyine kuba ubyemera ukanabivuga nyine nicyo kintu gishimishije, kigaragaza nyine ko uwo muntu mukunda nyine kandi cyane. Ariko reka nkubwire felicitation nyine, buri muntu agira amahitamo ye, nimba ariyo mahitamo yawe nyine ubwo niko bigomba kugenda. Ariko niba hari n'undi mutima kugira ati nyamuneka warayobye jya gusubira ko wari umeze, nibyo byashoboka wenda. Bijyanye n'inama z'abantu rero bakumenyereye, mama famiye cyangwa se famiye y'uwo muntu mubana, inshuti, iyo wumvise muri kuganira cyangwa se ku nama bakugira barakubwira ati komerezaho, hitamo ubuzima bwawe, cyangwa baravuga bati reka iziranzira wagiyemo sizo, hari abaguhakanira, hari abagushyigikira, abenshi naguhakanira cyangwa abenshi navuga ati komeza ibyo urimo niba ari byo wifuza cyangwa niba ari byo ukunda. Abenshi nabamakana kangira inama bambwira ati ibi bintu bivemo rwose si byiza, ushaka umugabo. Ako mfite nabambwira ati reka ni stress ke nanjye kuko nabitekerezaho, nabona nibyo nagiye ncamo byose, nabona ni stress pe. Apo nkumva nyine ubuzima ndimo nubwo kenda bwishimiye buranyuze, uhisemo kubaho nta famiye ufite. Famiye gusa nzi ko ubwanjye ningenda nkabibabwira bazanca mu muryango pe ndabizi, ariko nyuma bazabura yuko byose bishoboka, bazambabarira. Kuba famiye izabifata nabi ibyo urabizi kandi kanaguca muri famiye, urabyumva gute? Urumva uzemera ko ukava mu muryango bakaguca kubera icyo kintu wahisemo kuba? Nzawuvamo ko ntago umugore wanjye namuhara. Nzamuhitamo ko nabo n'ababyeyi barambyaye, nibabona nyine ari ubwo buzima nahisemo kandi nta kundi, bazambabara biyakire. Wowe n'umugore wawe mutuye hehe? Dutuye Kicukiro. Hari umuntu ushaka kwifuza kubasura kagira amatsiko kubona uburyo mubanye, mutuye Kicukiro? Ako hajya abantu bose bahita bapanga kudusura, ariko biremewe mwanga bashyize. Ubu ngubu ku kwezi utanga amafaranga yo kwisukisha ugasukisha n'umugore, nawe urabyumva. Akazi kenshi ni inshingano zanjye kandi ngomba kuzikora, nta n'ikintu bintwaye. Nyine ubu wicaye imbere yanjye buri umugabo mu rugo rwe. Ndi umugabo mu rugo rwe. Tangaje ariko binashimishije ku giti nyine cy'umuntu, ku giti cyawe. Nta gihe wumva ukumva ugize kwicuza muri wowe, ukumva wicujije kuba uri umulesbienne, kumva ukumbuye kuba wateretwa n'umusore, nyine ukumva ugize gushidikanya hagati yawe nyine n'uwo wahoze uri we mbere. Oya ntabwo njya nicuza, nta nubwo ubwo nashidikanya gute. Reka ukumbuye nyine guteretwa nawe. Nabikubwiye ntabwo igitsina gabo nagikumbura njye. Kareka ntabwo ukumbuye se bya bihe byiza nyine wari uri kumwe na wawe umuntu wawe. Reka hasi nakubwiye nta cyiza nigeze numva kirenze ubu icyo ndi kumva cyakubona cy'umugore wawe. Niye jambo wambwira muri aka kanya aho ari, kuko wenda n'ikiganiro aza kukibona, niye jambo cyangwa akantu wambwira muri Mugwanjye yitwa Jojo. Namubwira nti Jojo uwasariye taragukunda cyane ku mutima, mu maraso, ke narabizi.
arabizi ko mukunda cyane kubona cyo nuko birashimishije kandi nyine ndi kubona bikurimo binakomeze ego Jojo rero reka mubwire ko twifuza yuko twazaganira nawe uri kumwe n'umugabo we cyangwa se n'umufasha aya n'umugabo wawe umufasha n'umugore uramukunda cyane urabimubwiye amukunda cyane 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 ni ikihe kintu cyatuma utandukana na Jojo wumva cyabaho kigatuma utandukana nawe ikintu cyatuma dutandukana anciye inyuma kandi akabikorana n'igitsina gabo kibura abikoranye n'umugore nta kibazo cy'umukobwa ariko anciye inyuma ku gitsina gabo sinamukumbura byakubabaza cyane byambabaza abikoze isi n'umukobwa mugenzi we nkaguriki nkuko nawe wamuciye inyuma byo byabifata nabyo byambabaza ahubwo namubabarira uburamutse ubikoze se ukamuca inyuma we yabifata gute bitewe n'uburyo n'umubano mufitanye cyangwa se n'ukuntu mukunda ngewe njye nta kibazo reka muciye inyuma gusa nyine nta kibazo ariko aho ngaho uri kubeshya kukiba hari ikibazo we ntihari ikibazo uzi si impamvu arabizi ko ntabikora gusa namusabye umuntu umwe gusa nzamucaho inyuma nabwo rimwe buretse bivuze ngo murakundana uranamukundana namubwiye ariko wamubwiye ko uzamuca inyuma rimwe ku muntu umwe uwo muntu ni nde rero Dakwini umwe natereye ivi umva ntago bivuze ngo uracyakunda Dakwini na Jojo arabizi ko Dakwini nyimukunda Dakwini wabivugaho iki rero kuba umukunda nyine baranamutereye ivi kandi ufite n'undi muntu ukunda ku ruhande Dakwini wabivuga we nyine we yaranyanze yanga proposal yanjye ako nge ndamukunda kandi Dakwini ni munini kuri ya size yawe ukunda ni munini gusa umugore mfite aruta Dakwini ho gake umuntu uruta Dakwini niba Dakwini bamuzi ubwo wameze tuwaranga afite ibirengaye 80 birarenga 96 nibyo uwo ngo mu bana afite akaba abirusha Dakwini gusa Dakwini ndamukunda kumwikuramo byarananiye nzatuza ari uko murebye uranga kabiri nanjye mute mukatira amaye nka kabiri gusa basi yabera guhaye neza byarabyanze ariko bizaba byanze bikunze ntabwo njya ubu nawe usigaye urya abana ngomba kubagerega Dakwini ufite nimero ye ngo uzaduhe nimero tumuvugishe kuri telefone tuwe twamuvugira icyo tumwibariza wenda kubijyanye nawe kuba waramutereye iva kanga cyangwa umupropose ko mwakundana akabyanga shanda ifite ariko byabanza mbe musabe nyine kugira ngo nyibaye ubwo twagize twakaketse wenda kubona uwo Dakwini hari abamuzi n'abatamuzi kubona wenda akatubwira impamvu yaba yarakubenze cyangwa impamvu yaba yarakwangiye ko mwagirana uwo mubano akadusobanurira impamvu kuko urumva uracyamukunda kandi ufite Jojo hari yihangane ukunda Dakwini muri make na Jojo ndamukunda ariko nawe arabizi ufite guparapara oya kunda cyane impamvu nahise nshaka Jojo Dakwini nyine yaranyanze nsigara mu gahinda Jojo nawe nyine najyaga mubona nkabona aritonda n'iki ako nyine nkumva nikundira Dakwini kumva bira ubwo rero nawe nibwo yambwiye atari ko se kuba guteye indobo ke nanjye nkukunda mitambwane icyana ngwino ntare ukifashishije oya ariko arimo aranzamo cyane ndamukunda nawe arimo aragenda nzamo ariko hakaba ushaka umucaho inyuma rimwe akihangana Jojo yarabyemeye n'ukuri bisa yuhamagaye Dakwini abifata gutya cyangwa yitaba telefone yawe cyangwa aragukupa cyangwa nyuma yo kumupropose kuba mwakundana ntago wongeye kumuvugisha simwongeye kubonana byageze nyine ndamuvugisha rimwe na rimwe akanyitaba ubundi akankupa cyangwa se akambwira nabi ariko nkabyihanganira burya ngomba kugenda gake gake nzashyira gufatishe abagore muri nzabya zoroshye ntabwo mubizi muri iki uri umugabo ngende umutipe umugabo kabisa biguhire cyane bikaba ndetse n'ugana ku musozo ngire ibintu dukeya nkubaza kugira ngo nkureke ujye kwirebera shushu be wawe Ariyete wenda kankubaza ikindi kintu
gira ikintu ubwira umuntu wese waba wifuza kugana mu nzira urimo. Hari abakobwa nabo nyine bafite imisemburo nk'iyawe biyumvamo nyine ibitekerezo nk'ibyawe ariko bakagira isoni zo kwirekura kugira ngo kuko buri muntu agira uko afatwa ubuzima bwe. Wamubwira icyo uwo muntu nimba hari ariko akumva bifitiye isoni, akumva atakigaragaza, akumva nyine afite ikimwaro, wamubwira iki nkawe umukobwa witinyuka ukavuga ati ngewe si nkundana n'abahungu nkundana n'abakobwa bagenzi wawe? Abo bantu abakobwa wenda bahari wababwira? Nabwira ko atagomba kwitinya ko n'ubundi niba bimurimo anabikora mu ibanga. Ntago ari byiza bishyire ku mugaragaro, wiyakire, wakira ukuri n'abantu babimenye. Nuko nyine ibintu byo kwishayisha wapi. Reka ngushimire ko wemeye kutuganiriza, ariko nizere ko ubutaha uzazana na sheri wawe cyangwa se madamu wawe mukatuganiriza mwese muri kumwe kugira ngo tumenye ubuzima bwanyu mabayeho mute, aho mutuye. N'igihe twazana abasura mu rugo mutuye ni mutwemerera tubaganirize tumenye mubayeho mute mu bano wanyu, kuko nta bantu babana lesbienne twari twasura na rimwe. Ariko reka tubasabe muzabitwemerere cyangwa uzabitwemerere dusure famiye yanyu. Nta kibazo. Bakunzi ba Kigali 250 twabazaniye umukobwa witwa Liyete, ariko si umukobwa tweka ari umugabo, ni umulesbienne afite n'umugore babana mu nzu yabibwiriye. Reka mbabwire yuko kwitinya burasi byiza iyo ukora ikintu kivuga. Reka mbashimire kuba mwamanye natwe, mbabwira ko muzajya mukora subscribe, share na comment kuri Kigali 250. Ikiganiro kagaruka, ciao ciao.